Kristo Yezu akozwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko bisanzwe. Reka dukomeze ikiganiro cyacu cy'umukristu mu bigeragezo. Kristo Yezu akozwe. Uyu munsi ushobora kuba uri kugeragezwa. Uyu munsi ushobora kuba uri mu ntambara. Ariko humura zizarangira mu izina rya Yezu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ese nshobora kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya runutse ukandengera iteka. Kandi nabyongera ko byicisha Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganye imitima y'abakwemera bagukunde. Wohereze Roho wawe, byose bishya n'isi zabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nari nababwiye ngo niba uri mu bigeragezo, niba uri mu ntambara, ntuzahore mu maganya nk'aya Yeremiya. Yeremiya ni umuntu wabayeho ageragezwa n'abavandimwe be, ageragezwa n'inshuti ze, kandi ari umuntu wari uvuka ahantu hakomeye. Ibigeragezo ntago bitinya. Uyu munsi weho ngo mvukira mu muryango ukize. Ibigeragezo ntago bitinya wowe uvuga ngo mvukira mu muryango ukennye. Ibigeragezo ntago bitinya wowe uvuka ukibona ufite umubyeyi umwe. Ibigeragezo ni ibya buri wese. Kristo Yezu akozwe. Ariko se uritwara ute mu bigeragezo? Mu bigeragezo ni ukwishima. Mu bigeragezo ni ukwirinda guheranwa n'agahinda. Uheranywe n'agahinda bigeza ku burwayi bwo mu mutwe. Yeremiya rero yateguriraga Yezu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yeremiya ni Yezu wa kera. Yezu w'ubu ngubu rero, wa wundi wadupfiriye ku musaraba, ibyo byose yabisize ku musaraba. Hari abantu bitiranya umusaraba n'ikigeragezo. Wowe ubibona ute? Kristo Yezu akuzwe. Umusaraba ni iki? Ikigeragezo ni iki? Yeremiya abaye mu izo ntambara, muri ibyo bigeragezo, bene se baramwanga, abavandimwe baramwanga, kugera no ku bami bombi baramwanga. Ariko yaje kugera aho ngaho, asabira abanzi be ngo nibapfe. Oya nshuti yanjye, ntuzasabira abanzi bawe ngo bapfe, ahubwo uzifuza uti Mana uzabampere kurama, gupfa ubibarinde rwose. Uvuga uti Mana nifuza ko runaka uri kundoga, runaka uri kuntoteza, runaka unyanga urunuka, umuvandimwe wanjye unyanga, nifuza ko wamuha kurama. Imana izamugirira imbabazi, nawe kandi izamugirira imbabazi, bityo mwese muzabashe kubabarirwa mu bwami bw'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ushobora kuba uhangayikishijwe n'umuntu waguhuguje isambu runaka. Uyu munsi ushobora kuba uhangayikishijwe n'umuntu waguhuguje inzu runaka. Uyu munsi ushobora kuba uhangayikishijwe n'umuntu waguhuguje amafaranga. Uyu munsi ushobora kuba uhangayikishijwe n'umuvandimwe wawe mutumvikana. Umuvandimwe wawe ukwanga ntacyo akuziza. Umuvandimwe wawe ugutoteza. Umuvandimwe wawe utifuza ko wabaho, uhora aguhigahiga amanywa nijoro kugira ngo arebe ko yakwica. Ariko ibuka yuko uriho ku bwa Yezu. Ntabwo uriho kubw'umuvandimwe wawe, ntabwo uriho ku bwa so, ntabwo uriho ku bwa nyoko, ntabwo uriho kubw'abavandimwe bawe cyangwa abaturanyi bawe, ntabwo uriho kubw'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ahubwo uriho ku bwa Yezu. Ijoro ryigiyeyo, naho umunsi nguyu uregereje, nimwikwize intwaro z'urumuri. Kanguka muvandimwe,
kanguka wowe usinziriye, umva Kristo araguhamagara, ijoro ryigiyeyo naho umunsi nguyu uregereje, nimwikwize intwaro z'urumuri. Kristo Yezu akuzwe. Ese intwaro yawe ni iyihe? Ufite iyawe, njye ariko iyanjye ya mbere ngiyi. Intwaro ya mbere yanjye ni ishapure. Intwaro yanjye ya kabiri ngiyi ni Bibiliya ntagatifu. Wowe izawe ni izihe? Intambara uri kurwana muri iyi minsi ya none urayirwanisha iyihe ntwaro? Ibibazo urimo uyu munsi, iyi minsi ya none, ibibazo turi guhura nabyo by'ibyorezo, ibibazo turi guhura nabyo byo kuba mu rugo utabasha kujya gusenga, ubyitwayemo ute? Ubanye ute n'Imana yawe? Kristo Yezu akuzwe. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 10, umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 25. Amaze kurya yongera kugira intege. Sawuli amarana iminsi mike n'abigishwa b'i Damasi, maze atangira adatinze kwamamaza mu masengero ko Yezu ari umwana w'Imana. Abamwumvaga bose baratangara, maze bakabazanya bati, mbese uyu ni we wajujubyaga i Yerusalemu abiyambaza iryo zina? Hanyuma se ntiyazanywe ino no kubaboha, kugira ngo abashyikirize abatware b'abaherezabitambo? Ariko Sawuli arushaho gukomera, agatsinda impaka Abayahudi batuye i Damasi, abemeza ko Yezu ari we Kristo. Hashize igihe kinini, Abayahudi bajya inama yo kumwica. Nyamara Sawuli aza kumenya ubwo bugambanyi bwabo, bugeza aho kurinda amarembo y'umujyi ijoro n'amanywa ngo babone uko bamwica. Ariko nijoro abigishwa be baramucikisha, bamwururukiriza mu nkike y'umujyi, bamumanurira mu gitebo. Kristo Yezu akuzwe. Sawuli uramuzi ukuntu yagerageje abana b'Imana. Sawuli uzi ukuntu yagerageje abakristo. Uyu munsi wa none uri kugerageza mugenzi wawe umuziza uko ari. Uyu munsi wa none uri kugerageza umuvandimwe wawe umuziza uko ari. Ariko garukiraho. Na Sawuli yarirukanse kugeza ubwo yageze aho agwa hasi. Ari ijwi ry'Imana. Uyu munsi wowe uri mu bigeragezo, fata Bibiliya usome ijambo ry'Imana, fata ishapure wiyambaze impuhwe z'Imana, fata ishapure wiyambaze umubyeyi Bikira Mariya. Uru rugendo ni rurerure, ariko uzatsinda mu izina rya Yezu. Mukarisimatike, muntu dusangiye isano isumbye y'amaraso, muntu dusangiye ukwemera n'urukundo, uyu munsi wa none ndagushishikariza gusabira Mukandengo Marie Clarisse, kugira ngo ubutumwa yatangiye, uru rugendo yatangiye rwo kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo, ruzagende neza, kandi dusabirane tuzaronkane ingoma y'ijuru. Dusabirane tuzagere mu bwami bw'Imana. Uyu munsi rero ushobora kuba uri Sawuli utoteza ubwoko bw'Imana, ariko ejo ndagushishikariza kuzahinduka, ntugume kuba Sawuli utoteza ubwoko bw'Imana, ahubwo ugahitamo kwamamaza Yezu Kristo. Ukirinda kwiyamamaza, ahubwo ukamamaza Yezu Kristo.
Kristo Yezu akuzwe. Umukristo rero ni uko agomba kumera, umukristo ni uko agomba kubaho. Uyu munsi wa none hari umuntu ukureba akavuga ati ariko se uriya ubundi ko atajya agasenga ni gute ahagurutse? Oya, ibuka yuko umunsi wabatijwe ugakomezwa uhawe Roho Mutagatifu, niwe uzagutoza byose, niwe uzaguha imbaraga, niwe uzaguha icyo kuvuga. Banza usenge wihane ibyaha byawe, numara kwicuza ibyaha byawe utabaze Roho Mutagatifu. Numara kwemera ko uri umunyabyaha, ukemera kwakira Yezu nk'umwami n'umukiza, ukakira Roho Mutagatifu ko atanga imbaraga, ibyo byose uzabishobozwa n'isengesho. Kristo Yezu akuzwe. Niyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.